abenshi kuva kera ntabwo baburaga amafaranga bajyana mu Gasobanuye. Aha habaga ari ahantu bahuriraga bose hamwe maze bagakurikirana filime zino z'imirwano akenshi dukunze kwita Agasobanuye. Izi ni filime zasobanurwaga n'umugabo dukunze kwita Yanga. Uyu ni umugabo waje mu 1997 atangiza uyu mwuga wo gusobanura izi filime azikuye mu rurimi rw'imahanga maze agazishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Niho tuvuga yuko ari Agasobanuye. Izi ni filime rero zagiye zikundwa cyane kugeza na n'ubu, zikaba zarihebewe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ariko ntabwo tugiye kuba twareba urukundo bakundaga izi filime, ahubwo tugiye kureba amwe mu magambo yagiye akoreshwa muri izi filime n'uyu mugabo bita Yanga watangije uyu mwuga wo gusobanura amafilime agiye atandukanye. Reka tube twarebera hamwe amwe mu magambo yari akomeye y'imizimizo yagiye akoresha muri izi filime zitwa Agasobanuye mu rwego rwo kuzimya abantu bakuru, maze akomeza kuba yatwara imitima y'urubyiruko yamukurikiranaga icyo gihe kubera ayo magambo yakundaga kuba ari gukoresha. Reka tube twarebera hamwe amwe mu magambo Yanga yakundaga kuba yakoresha mu gihe yabaga ari mu Gasobanuye arimo arasobanura filime. Njye ubagezaho ibingibi ndi Peace Eri nk'ibisanzwe. Ushaka wanankurikirana kuri Instagram dukoresha ariyo Peace_Eri maze ugashyiraho umubare rimwe inyuma. Wibutsa yuko iyi uri kumva ari Trading News Intermedia. Ibuka kuba wakoranaho subscribe maze ujye udukurikirana 5 kuri 5. Turabasuhuje kandi tubahaye n'ikaze. Agasobanuye ni izina ryahawe filime n'umugabo uzwi ku izina rya Yanga ahagana mu 1997, aho yazisobanuraga azikura mu rurimi rw'amahanga maze akazishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Izi filime ziswa Agasobanuye ziracyerekanwa hamwe na hamwe ngo mu nzu ziciriritse berekaniramo filime ngo ndetse na za televiziyo zikorera hano mu Rwanda. Muri izi filime harimo amagambo ajimije Yanga yakoreshaga ngagakundwa cyane cyane n'urubyiruko, ariko kuba aya magambo atarakundwaga n'abakuze byatumaga bamwe batibona muri izi filime bakanabuza n'abana babo kuzireba. Reka tube twarebera hamwe amwe mu magambo yakundaga kuba yakoresha duhereye kuri iri zina type. Ngo type ni ijambo ryakoreshwaga ngahanini ngo ku mukinnyi nyirizina wa filime cyane bibizwi cyane nka main actor. Uyu ni umukinnyi ngo wa filime ibisa nkaho yubakiyeho. Dukomeje kurindi jambo ni the bande. Uyu ngo yabaga kenshi ari we wundi ugomba kuba yapfa, ahanini yishwe n'uyu witwa type. Uyu the bande rero yabaga ahanganye n'uyu type. Aba bombi bakaba ari nabo basa nkaho filime yabaga yubakiyeho. Dukomeje kurindi jambo Yanga yakundaga gukoresha, amwe mu magambo yagiye akundwa n'urubyiruko cyane ni ijambo ryitwa kuri finali. Aha hanini ngo filime yabaga iri hafi kurangira, aho type yabaga ari kurwana n'uwitwa the bande. Dukomeje kurindi jambo ryagiye rikundwa n'urubyiruko Yanga yakoreshaga mu Gasobanuye ni izina ryitwa kwa myasiro. Kwa myasiro ngo yabaga ari kuvuga muri resitora, naho irindi jambo ni imikasiro. Imikasiro rero ahangaha icyo yabashakaga kuvuga ngo ni ibibazo cyangwa amakuba. Irindi jambo Yanga yakundaga gukoresha ngo ni gashibutizi.
Gashibutizi rero iki cyari igitutsi nagisobanure neza. Irindi jambo ngo ni gashirikoko. Agashirikoko rero ni kimwe n'iri zina agashibutizi, aho byose byabaga ngo ari igitutsi ariko ntabashe kuba yakivuga. Irindi jambo ngo ni iryitwa umucango. Umucango rero ngo ni tekinike zo kurwana zihambaye. Irindi jambo rero yanga yakundaga gukoresha ryakundwaga n'urubyiruko ni agaki. Agaki rero ngo ni umuntu wajyaga kubaza icyo atumvise neza agakoresha ijambo ati agaki. Irindi jambo dukomereje ku magambo yanga yakundaga gukoresha mu gihe yasobanuraga ni ijambo rigira riti karatangiye karanakomeza. Aya ni amwe mu magambo akunda gukoreshwa mu buryo bwo kugarura abakiriya cyangwa se kureshya abakurikiye filime ngo batarambirwa. Ayandi magambo yakunze kuba yakoresha mu gihe yabaga ari gusobanura filime ni ijambo rigira riti akabuno ku ntebe amaso kurekara. Muri icyo gihe filime bitangiye ngo hagaragazwa amazina ngo y'abagize uruhare mu gukina iyo filime. Abasobanura ugasanga bavuga bati kurikinana filime akabuno ku ntebe amaso kurekara. Dukomeje mu yandi magambo yanga yakundaga gukoresha mu gihe ari gusobanura yagiraga ati bagenzi niyo ndoro nayo ngendo. Iri jambo bagenzi ni ijambo rikunda gukoreshwa mu mafilime menshi agiye atandukanye. Rikaba rikunze kuba rikoreshwa n'abasobanura filime z'Agasobanuye. Dukomereje ku rindi jambo yanga yakundaga gukoresha ahanini arimo gusobanura rigira riti ibyacu ntibitinda. Ibi byavugaga ngo iyo habaga hagiyeho indi seni ukabona umuntu wari uri muri seni ibanza ivuyemo ngo ari nawe ugarutsemo, barangiza bakagira bati ibyacu ntibitinda. Dukomereje ku rindi jambo uyu mugabo yakoreshaga yanga mu gihe yabaga ari gusobanura filime ni ijambo rigira riti intoryi. Intoryi ni ijambo yakunze kuba yakoresha ngo iyo umugabo yabaga ukubiswe umugeri ngo cyangwa ikindi kintu hagati y'amaguru ye, yarangiza ati izo ni intoryi, yarangiza ati bakubise ku ntoryi. Irindi jambo yanga yakundaga gukoresha ari gusobanura amafilime ni ijambo rigira riti umusini. Ahangaha yanga yashakaga kuvuga ko icyo ari igiceri cya 50. Dukomereje ku rindi jambo yanga yakundaga gukoresha ari gusobanura amafilime ni iryitwa gutambaza. Gutambaza ngo kwabaga ari ugutanga ngo cyangwa se kwishyura umuntu. Dukomereje ku rindi jambo mu magambo twabateguriye uyu mugabo yanga yakundaga kuba ari gukoresha mu gihe ari gusobanura ngo ni ijambo inzego. Inzego ni ijambo ryavugaga ngo umukobwa. Dukomereje ku rindi jambo yanga yakundaga gukoresha ngo ni imbeshu. Imbeshu ni ijambo yanga yakundaga gukoresha ngo ashaka kwerekana ngo umukobwa uri gukina muri iyo filime ari gukora ibikorwa by'urukozasoni. Dukomereje ku yandi magambo yanga yakundaga gukoresha ari gusobanura filime ni ijambo rigira riti umutimbweti cyangwa se umutimbwe. Ahangaha yanga yashakaga kuvuga ko ari imbwa. Aya ni amwe mu magambo uyu mugabo yanga yakoreshaga ari gusobanura filime
iba benshi tukunze kwita filime z'agasobanuye, akaba ariyo twifuje kuba twabasangiza kugira ngo tubashe no kubabwira icyo yashakaga kuba yavuga. Niba nawe hari ibyo waba uzi wadusangiza hasi muri komenti maze tukabasha kuba twagendana. Iyi ni Trading News Intermedia, komeza kubana natwe kandi nawe niba wifuza kuba wabana natwe ibihe byose, tugushishikariza kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha gusangira byinshi byiza kandi tubategurira. Turabashimiye kandi tugira duti amahoro n'imigisha biva ku Mana bikomeze kubana namwe aho muherereye mwese.